oye ngo bakwambitse amapingu rero ngo ni impeta. Iyo babivugaga nambutse ndi kumwe nawe babona nyambaye impeta bavuga ngo wemeye icyango bakwambitse amapingu, nayigeraga gukira nanjye nkagenda mbyirata. Ubundi ugenda ubyirata n'abazimu bakazisengera mu bintu nakora. Yaba aragisiga gusiga impeta, iyi mpeta yishe abazimu. Mbese kugira ngo wa mugore we urananiwe, yemerera Yesu yo kwananiwe, aramurarika. Yesu ararika neza, haleluya. Aramubwira ngo mu gitondo duhurire mu nzu yanjye. Abaje mu nzu y'Imana, Imana ibaha umugisha. Twabaga muri ako kazu dufite sheze imwe yonyine, nayo nari narayibye muri gare Nyabugogo, n'akameza nk'akantu batandikagaho inyanya. Nako nanuye ahantu nsanze bagataye abacuruzaga bakibagiwe. Rega mutabona Yesu duhamagaye adukarabije akadusiga tukaba dukeye duhinduriye amazina. Iyo Mana niyo kwizerwa. Twari babi, twari ingegera, turi amabandi, ariko tugeze kwa Yesu, haleluya. Amafa wari hano, Imana izaguhisha. Yarihanganye. Niyo mpamvu nanjye nagusezeranyije uko nzaba nshoboye kose mu bushobozi. Urabizi aho nkorera urahazi, hariya hepfo aho mvuga ikigane n'undi uzahasanga wese. Kariya niko gasima kanjye kuva iyo myaka yose. Cyakora ncomoka ngiye mu murimo wa data, nkacomoka ngiye kubwiriza i Bugande, nkacomoka nje hano kubabwira ko Yesu agira neza. Gasima kanjye ni hariya Nyabugogo ku iseta ya bisi zijya mu mahanga. Twongeye basubiza, hari abaje twamaze kuvuga. Ni byiza kuganira n'abantu bose muziranye. Ubundi amazina yayandi nitwa Jira Hakorimana, y'abana Papa Fabrice Kristo, agizwa muri paruwasi ya Gasave, itorero ni Rubonobono. Umugabo ufite umugore umwe, agera mu byari 9, hariho 4, abo nabo batabayeho 5. Baza kugeraho ingaruka z'ibyaha twaba. Usome muri Zaburi murongo wa mbere, cyambere. Mama Fabrice ongera ugaruke hano. Zaburi umurongo wa mbere, igice cya mbere. Zaburi igice cyaho cya mbere umurongo waho wa mbere haravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazawana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Imana igumugisha. Turashimira Imana. Zaburi uyu murongo nawo uri mu murongo wagiye umfasha nkimara guhamagarwa. Zaburi tubwira ku mahirwe yo kwakira Yesu nk'umukiza. Zaburi tubwira amahirwe abonekerwa mu kwakira Yesu nk'umukiza. Aya mahirwe nanjye yaransanze, kandi aya mahirwe amaze kunsanga
mbwira Imana nti Mana kuba ngize aya mahirwe ndayafata sinzayapfusha ubusa nzakomeza kubana nawe. Imana ishimwe. Amahirwe naje kugira aya mahirwe ari mubi. Naje mvuye aho navukiye iwacu Gitarama, naje muri 1996 nza ku modokari ifite karisori zimwe umuntu yagendaga ahagazemo zikoreye imizigo, iraza ingeza hariya Nyabugogo ku kiraro cy'abasirikare abantu bazi hara mu Gatsata usohotse muri sitasiyo ya Engine cyangwa yahoze ari Totali. Icyo gihe mpageraho yitwaga Temusisi, yari yarubatswe n'Abafaransa. Aho niho nashyikiye, niho natangira ubuzima bwanjye. Naje nsanga umubyeyi wari uvindimwe na mama wari ufite amaresitora hariya munsi ya gare kuri Nyabugogo. Aho niho naje ntangira ubuzima. Ayo maresitora yari amashitingi, nta muntu wari wemeye kuraramo, ariko twebwe twararagamo kugira ngo tuze gutekera abantu ba mbere babaga bavuye Ijari cyangwa Irubingo za Rutonde bazanye idodo n'inkwi, kugira ngo saa 12 nibasubire bagende bariye. Yemera tukaharara bitemewe, bakaza bakadusohora, abiyanze gusohora binangiye tukirukanka tukikubita muri Nyabugogo tukoga, cyangwa se ibyuma bikadukatira muri Nyabugogo. Ariko ndashimira Data wo mu ijuru. Haleluya! Iyo yabanye nanjye muri ubwo buzima. Mu masoko aza kugira igihe avaho, ndikura hariya turagimara turijyana Sodeparari hano hari Nkunda Amahoro. Mba muri ubwo buzima nabwo bwo kurara mu mashitingi. Icyo gihe twaratekaga tukabicuruza bigashira. Imbobo nimugoroba zari zimenyereye nizo twitaga abametere bantanze mu mujyi, zaza zije gushaka ibyo kurya byashize. Ntago zambabariraga icyo gihe ngo twabyitaga ngo ntago ari ukuduhereza. Ni imvugo zo ku muhanda twabagamo zikampambira mu mufuka zikanjyana kujya kunjugunya muri Nyabugogo, ariko Imana kabamba amahema. Uwitwa ko yari yarampamagaye namubwira ibyambaye, akambwira ngo barakwigisha umujyi. Ndashimira Imana y'amahoro. Haleluya! Iyo yabanye nanjye, iyo yaturinze, niyo kwizerwa. Ibana nanjye muri ubwo buzima. Haza kugira icyo gihe kubera n'ibiyobyabwenge nararaganywa, itabi, urumogi. Hari nubwo isigara nayiburaga nkatekera gereveriya mu bipapuro. Inzoga zivanze za chifu zabaga mu dushashi umuntu yaranyunyuzaga, zikamanuka ukumva ziramanuka zitwika ibihaha. Ariko Data wo mu ijuru ubw'ijambo yari afite ku buzima bwanjye arandinda. Nza kugiriramo ikibazo, nza kurwara indwara y'igituntu, ibihaha byari biturutse kuri ibyo biyobyabwenge nanywaga. Nza kwigira inama, mbonye ntararemba bikomeye, nigira inama yo gusubira iwacu. Nyuri iwacu mbwira mama ko ngiye mu bitari Kabgayi kurwarirayo. Naragiye mara y'amezi 7, ndagaruka. Ibinini nabinywa y'amezi 3, ngeze hagati habura nk'ukwezi ngo nuzuza 7, barabimpfunyikira ngaruka mu mujyi wa Kigali. Ndaza barambwira ati nta muntu wemere kunywa urusenda, kandi iki gitunyo kigarutse kabiri, inshuro ya kabiri no guheba ubuzi. Ndagaruka maze koroherwa, ntibyankundiye, nkomeza kuba mu bigare by'imbobo. Ndagenda mba mubi, ndagenda banyigisha kwiba abantu ducanga akazungu k'ibibiriti n'inzogera hariya Nyabugogo. Banyigisha uburyo ushobora gutuburira umuntu. Mba muri izo kipe zibaga abantu
bakakubwira ngo indege yagonze velomoteri, bakakubwira uburyo hari imodokari ya farije yari ijyanye amafaranga yo gufasha imfubyi, yageze ku Kinyoni bakayitangira nta muntu uri kuhanyura afite amafaranga, tukakubwira ukuntu wayashyira muri envelope abasirikare baza kunyuzaho icyuma ntigisakuze. Tuba muri izo groupe ziba, tuba babi, twibye abadamu, twiba abagabo. Hari abagabo baririye Nyabugogo, hari ababyeyi baririye Nyabugogo, hari abana b'abakobwa baririye Nyabugogo. Twabibaga n'amashakoshi bakayagurisha kugira babone itike ibacyura, kandi bari bavuye gukora ahantu bagiye gusura ababyeyi. Ariko Imana kubera ko yari izi ko ikigenza abanamamaza ubutumwa bwayo, ibana nanjye. Ubwo buzima mbubamo, kandi ubwo mama wacu yaramaze kunyirukana nkirutse iyo ndwara, ambwira ko nta kintu kindi namufasha nshobora kuzanduza abakozi be. Arambwira ati igendere. Nuko nagiye ishashi yanjye kiramwe imyenda na rugabire nari mfite, mpita mboneza inzira y'igishanga hara mu Rufunzo Puwaruru, abantu bazi hari abacuruza ibishyimbo n'ibirayi, niho nararaga ku manywa nkirirwa ndi umusitari ugendera muri rugabire y'umunani. Nimugoroba ntaho kurara ngira, nkafata umufuka wa kilo 100 nkatuboramwo amaso aho ndi burebere naho ndi buhumekere, kuko nari gatoya. Nkagenda mu Rufunzo nkitsetsekamo nkahambira, icyo napfaga cyane ukubona aho ndi buhumekere. Ni karito, imvura yagwa gahansanga n'abandi bagenzi banjye. Ariko data wo mwishu, Imana irandinda, ndashima Imana ko yandindiye muri ubwo buzima. Ubwo buzima mbubamo dukora ibyaha, tukajya kubyina mu bubari nijoro, bukadukeraho ububari bukanywesha inzoga zigashira, tukavamo mu gitondo badukurura nk'ukurura itorosho yatose. Nta n'uwakubwira ngo mwakoze kuza kuduteza imbere, ariko kwa Yesu, haleluya, iyo tugeze imbere y'Imana, nabonye abasore bazi gutambira Imana ikagubwa neza. Nabonye ababyeyi bazi kuyihimbaza bakayiha umundi kanezerwa. Iyo kwisi irandinda muri ubwo buzima, mu byaha twabagamo, ubusambanyi nabagamo hano Rafarasheri. Ayo mafaranga twibaga twatuburaga nayo twacangaga twibye abantu gucanga akazungu, nta na kimwe yamariye. Yana yo kujya kugura indaya ku muhanda Rafarasheri, nkajya Matimba hano nkinezeza, nkajya aho bitaga mu Biziriko nkinezeza, aho bitaga za Nyiraroke nkinezeza, no ku Giti Kinyoni mu Burogi bwahabaga nkinezeza. Ariko ibyo byose ntabwo byanezezaga Imana. Ariko data wo mwijuru dukorera, Imana irandinda. Ubusambanyi bwose nanyuzemo, narinze ntabaruka mvaye amahoro, nta bwando nkuyeyo. Yesu wenyine niwe uzi kurinda. Ubuzima bwo mu muhanda niho namenyene n'uyu mudamu tubana, twamenyanye tukajya tujyana kubyina umuziki hariya Nyabugogo bitaga Karivadosi, naho bitaga Top Chief Imatimbaho, tukawunyonga bugacya, tukikorera amacupa ku mutwe tukabyina. Yambwiye akantu ngo yankundiraga ngo uko nari nzi kubyina ndomboro ya soro. Icyo gihe hari hagezweho indirimbo z'inkongomani, nizo twabyinaga mu biro byanjye nari mfite. Nari nzi kumanuka nkahuza amavi nkawubyina, nkizungurutsa nikoreye icupa ku mutwe, nawe akanja hejuru tukawunyuka. Mana ndagushime yuko waturindiye magufa yacu. Haleluya! Imana yo kwizerwa
tubambira amahema. Haciyeho iminsi mike amushukashuka nkamujyana muri Egisipo byo kurara mu rufunzo, ntangira kugenda mbivamo gake, curuza bombo na shikarete ku manywa na papier mushwari Nyabugogo ku masitasiyo, amazi na ji. Ndashimira n'abantu banyuraga Nyabugogo bagiye Bugande bajyaga banteza imbere kuri papier mushwari. Imana ibaho umugisha, barahari ni benshi, hari abagiye bari mu bindi bihugu. Imana ijye ibaho umugisha aho bari. Kw'icyo gihe banguraga papier mushwari bakagura Worubiti, nazicururizaga mu ikote kuko nta gishoro nari mfite, narazishaga nkazigurisha nk'ugurisha iki ibintu bitazwi, kubera ko icyo gihe nta bushobozi nafite bwo kurangura byinshi. Menyana n'uyu mudamu tubana, niho twaje gukundana, shiduka namuteye inda. Muteye inda urumva kubera ko yari umunyamujyi, hashizeho iminsi arambwira ngo uzi neza ko wanteye inda. Amubwira nti rero twamenyanye uri w'i Kigali, ngenda umuvantara iwabo, feruje zamurikaga mu marembo y'iwabo. Urumva yuko umuntu utuye ahantu feruje zimurika ni umunyamujyi. Ndamubwira ni ngo sinjye njyenyine twamenyaniye ku muhanda, uwo mwana navuka umbwira ko naguteye inda nzabyemera ari uko yaje gusa. Mwabonye Fabrice tudasasa, Furisa nasi afite igikara nk'icyanjye nubwo ansumba, ariko kuri data wa twese. Haleluya! Tubana muri ubwo buzima, sinamwihakana, ariko ubwoba buraza. Abahungu twabanaga bakambwira ngo wa muhungu kobwa mwajyaga mugendana ngo turahamya neza ko ari wamuteye inda. Amakuru agera kwa databukwe, databukwe ari chef de zone, bakambwira ngo uriya mwana wo kwa John wateye inda ufite ibibazo. Bakaza bantera ubwoba ko papa wagira amahane. Ndababwira ngo mugende mumubwire ngo nanjye nambutse Nyabarongo nzi Kigali, naramuka mfashe mu muhanda akankubita databukwe tuzibarangura dukizwe na leta. Amakuru aragenda agera kwa databukwe. Databukwe kubera ko nawe yarisomaga, nitegura nkora niteguye ko nazaza agasanga ndi mu Kinya tuzafatana. Ariko ndashimira Imana iyampamagaye ntararwana na databukwe, niyo kwizerwa, ni inyamaboko. Gake gake nkagenda nkuba ibirenge, nasohoka kuri Total station nkareba aho yicaye mu masikariye y'iwabo, byarahindutse. Bwa bunyamujyi nta bukimurimo, yaratangiye guhinduka ukundi kuntu. Abantu bafite indamuzi ukuntu bahindura systeme y'ingendo, yambaye igipira kirekire akicara agashyiramo amavi. Ndavuga ni karabashye. Nkacunga databukwe atariyo, nkajyayo nkasangayo mabukwe kuko yari umukozi w'Imana wabyeshye. Mwabagabo mw'abantu mufite ba nyoko bukwe basenga, murabamugisha. Nkagerayo mabukwe akambwira neza, ariko igitima kidiyo. Nakumva umuntu ahise avuga ngo ni databukuje. Mabukwe anyerera imbuto, yarasengaga, yari umubyeyi uba ku karago. Nkagenda nikajije nahaze Kanyanga, nkagera nkabwira mabukwe ngo uriya mwana muraza hanze, bererererererere ngo ntiyavukiye amezi 9 nk'abandi, ngo mumuraza hanze, ngo nkikarakasa nk'uri wanjye. Ariko umutima urahangaho umbwira ngo soba uko araje. Nari nzi ko tuzafatana tukarwana, ariko Yesu abigenza neza. Ubwo ni njyewe mukwe mukuru kwa databukwe, niyo mpamvu nyagenda nigengesereye. Iyo ngiye gusura mabukwe na databukwe, urumva umukwe mukuru afite ukuntu agenda. Hari ukuntu agenda yitonze,
umukozi w'Imana. Gira amahirwe abahungu twari dutangiye kumenyana baba mu kazu k'5,000 mu rubonobono, mbasaba uburyo bazayinsigira iyo nzu nkayijyanamo uyu mugore wanjye nari maze gutera inda. Abahungu baranyumvira baragenda barayinsigira. Nta kintu cyo kuryama nagirago, cyakora nari maze kwiforoma, babyita kwiforoma. Naraguze ikiringiti n'umusambi muri iyo nzu y'ibitaka y'icyumba na saro. Abahungu baragenda barayinsigira. Uwo munsi ntazibagirwa nibwo nahaye muramu wanjye urufunguzo rw'iyo nzu ngo urushyire mukuru wawe. Ni naratangiye kugura udusafuriya n'udusana n'udufurusheti n'imbabura mbibitsa kwa mabukwe, bihereza muramu wanjye arabihambira mu gafuka. Urufunguzo ndarumuha ruhereza uyu. Nagiye mbasanga mu rugo, nuko nguko rwubatswe. Urugo nuko rwubatswe. Nta marene waduherekeje, nta pare waduherekeje. Uko twihuje Nyabugogo hariya gogose niko twafatanye turabana. Zaburi yatubwiye ngo iki? Ngo hahirwa. Ayo ni amahirwe abonekera muri Yesu Kristo. Tubana muri ubwo buzima, tugezeyo ntago byashobotse. Amaze kubyara yarahamaze nk'iminsi mikeya, arabyara. Yagiye kubyara ku Muhima, yarijyanye. Urumva nari nyibera ku muhanda, nibera mu Rusindi, niberera mu Itabi. Inda yaramufashe nijoro, yijyanye wenyine. Agezeho nibwo cyakora yatumyeho mabukwe amusangayo. Nta kintu yari afite cyo kubyariramo, nta kigoma, ntaki. Umunsi umwe umuntu araza arambwira ngo umuma Fabrice ngo yabyaye. Ngiye ku Muhima, nagiyeyo nabwo mvuye gufana Rayon Sport, nisiza amarange n'agacuma kanjye k'ubururu n'umweru n'amayugi n'ingoma madarapo. Bana wene nararushye, narindushye. Ngezeyo abaganga bambonye bakubitwa n'inkuba, bareba uwo muntu uje kureba umugore we wabyaye. Ikipe iwacu twayitaga ngo ni iwacu Nyanza, natwe bavuka ku Kayumba. Urumva umuntu ujya Nyanza anyura ku Kayumba. Nabonyemo nabi iwacu, Imana ibaho umugisha ko Imana yabahamagaye. Ngeze kwa muganga ndabaza ngo wabyaye iki? Arambwira ngo yabyaye umukobwa. Kubera ikinya nari ndimo, inzoga zivanze nari nanyweye, nabwiye Imana ngo imbabarire. Maze gukizwa nsanze yabyaye umukobwa, ndamubwira ngo nari nzi ko ari n'ikindi. Urumva Satani uko nari umugome. Mpambira amadarapo yanjye n'ingoma n'amayugi n'imirisho byose, manuka Kabakene ndigendera. Arirwariza. Ariko aya mahirwe aboneka muri Kristo niyo yancunguye, nakira agakiza. Umunsi mike twari tumaranye ntago byakunze ko tugumana. N'ubundi namutegekaga kugira ngo antekerere urumogi, akabyanga. Izo nzoga natashye nanyweye nagera mu rugo nkazigarura, agashaka itorosha akahakoropa. Ibyo ngibyo biba ngombwa yuko atazabishobora. Tukarara turwana, nta warushaga undi imbaraga. Akankubita nkagwiriya, nanjye nkamukubita akagwiriya. Umwana akarira. Kuri uriya mwana yakuze kubw'urukundo rwa Yesu. Akambwira ngo wambwa we, ntuga ndimbwa. Akambwira ngo urimbwa ihuma. Nakwibasa ukuntu ndimbwa, akongera ngo ndi n'umusega. Nzisubirira iwacu Gitarama bigira inzira. Nkamukubita akankubita, nkavuga ni umwana ari marira, nkumva impuhwe za kibyeyi ziraje. Abagabo mwe mujye mugira impuhwe za kibyeyi. Nkavuga ni genzo wose umwana ugaruke turwane. Akagenda akamwonsa. Kubera ko ni umwana w'itawuni, akaza yifoye zimwe za jetiri yazikuyeyo,
akaba kangupisa umugeri, yabaga yambaye kora yonyine nkaguriye mu bitaka, mbona ko azanyica cyangwa nanjye nkamwica, ndayamanika. Icyo gihe narayamanitse mwa ababyeyi mwe muri hano, narayamanitse ndigendera nijoro. Uwo munsi niwo wumva iyo myaka 8 namutaye yibana. Ndagenda niberiyo nisubirira mu byaha. Yampaye ubuhamya mbwira ukuntu iryo joro Yesu ajya asanga abantu. Yaramusanze ngo aramubwira ngo wa mugore we urananiwe. Yemerera Yesu yuko ananiwe, aramurarika. Yesu ararika neza. Haleluya! Aramubwira ngo mu gitondo duhurire mu nzu yanjye. Abaje mu nzu y'Imana, Imana ibaha umugisha. Twabaga muri ako kazu dufite sheze imwe yonyine, nayo narayibye muri gare Nyabugogo, n'akameza nk'akantu batandikagaho inyanya. Nako nanuye ahantu sanze bagataye abacuruzaga bakibagiwe. Rega mutabona Yesu duhamagaye adukarabije akadusiga, tukaba dukeye duhinduriye amazina. Iyo Mana niyo kwizerwa. Twari babi, twari ingegera, turi amabandi, ariko tugeze kwa Yesu, haleluya, duhindura abagabo. Ahura na Yesu mu gitondo, ageze mu barokore bamutoza uburyo ngo umugabo atitwa imbwa, atitwa umusega. Umisi kugenda ishira bamutoza indangagaciro z'abantu baba mu nzu y'Imana. Ariko amakuru akansanga ngo umugore wawe yarakijijwe n'umurokore. Imana ishimwe. Kurakansanga aho ndara hose ngo yarakijijwe ngo n'umurokore, ngo bya bindi byose wari umuziho ngo ntabyo agifite. Cyakora aho Imana baguhamagara, mwamuhamagara, mwamumara n'icyumweru, namuhariye Yesu kuko yarihanganye. Iyo myaka 8 nta wundi mugabo yinjije mu rugo. Abakomangaga suko batari bahari, abo twakoranaga Nyabugogo bamubwiraga amakuru y'incamugongo kwa hondi ntazagaruka. Ariko kwa Yesu haba hari amakuru atandukanye n'ay'abandi. Arihangana, bamusohora mu nzu, bakamuhamagara mu muganda akajya kuvuga impamvu. Arasonza, atoragura amakara, yambara ubusa, ashyushya amazi, abana bakanywa amazi, bagategereza ko ibiryo byashya, babona imbabura yaka bagahera. Arihangana. Hari ababyeyi bihangana. Nza kugaruka, nagarutse nabwo mfunguwe, bari bamfashe mu mukwabu w'imbobo, turara tugenda nijoro. Uko nari mutaye bamfata nasinze ni mu kigurupe kivuye gusinda, baramfunga aho bandekuriye ku mbabazi. Ngeze Nyabugogo, nkora kuri za ndaya zose nazengurutsemo, zose zirampakanira zintera utwatsi, zirambwira ngo ntago tukuzi. Mpamagaye umugore wanjye, arambwira ngo, ndamubwira nti wambabarira nkagaruka tugafitanya kurera abo bana ko nafunguwe. Agiye kumbwira mu ijwi ryiza, haleluya, arambwira ngo karibu mutware mu rugo rwawe. Numva ibineza biraje ubwo y'Imana. Uwari Sarigoma, uwari imbobo, uwo bitaga Rasita Gacuma, uwo bitaga Kagoma, uwo bitaga Mayugi, uwo bitaga Nyiranuma, abaye umutware. Iyo jambo ndigenderamo, ntangira kugenda nidunda ndigenderamo. Nari nzi ko umutware ari umuntu ubutwaye
babandi batwara za fayiro batumira mu nama z'abayobozi bakagenda bakicara imbere y'abayobozi bakicara, nari nzi ko aribo batware, none natwe ngo turabatware. Ibyo biranyuzura, numva Imana impinduriye amasi, ambwiriza ubutumwa bwiza. Ngeze mu rugo aranyakira, ibyenda nari nkuye muri gereza byari biri mu inda n'imbaraga sa, abinkuramo abijugunya hejuru y'amabati, ancyuhiriza amazi ashyira mu indabyo, anzanira isime ndayakaraba. Yesu, numva muri njyewe nduzuye. Arambwira ngo mutware, umaze gukaraba karibu mu nzu mutware. Abisubiramo, nsanga yanekeye n'agatoki karimo ubunyobwa na karoti koroshye. Imana ishimwe yuko ijya ibaha ubwenge bakamenya kutondora abari bashonje. Gatoki ndakarya, amani icyayi kirimo umucyayi n'umwenya gihumura gihozemo gake ndakinywa, n'agatoki ndakarya nk'umuntu uvuye iyo kure, numva ndanezerewe. Arambwira ngo genda uruhuke wiryamire. Ibyo mbiha agaciro, uko nambutse manutse ngo dore papa Fabrice ngo umugore we n'umukozi w'Imana. Nangira kugenda numva mbyiyumvamo, Yesu nanjye mwiyumvamo. Umunsi umwe bene data bagambirira kudusura baje kunyakira nk'umuntu wari uvuye iyo. Bahungu twabanaga, nashimiye Imana ngeze hano, numva nuzuye ibyishimo, numva muri njyewe numva nduzuye. Hano nigeze kuhanyura kubera ukuntu nabaga ndi kuri stade nateje akavuyo hari Nyamirambo, nasinze nigaragambije mu muhanda ngo ikipe yanjye ngo yatsinzwe, umusifuzi ngo yayibye. Tukajya gutangira imodoka ari y'umusifuzi, tukamutera ubucupa bw'amazi. Umunsi umwe banyuza hano baje kungorora, ndaza nsinya ko ntazongera guteza akavuyo kuri stade. Vuga amazina y'ababyeyi nabo tuvukana bose kandi baba mu ntara, ndasinya ndabwira nti mumbabarire kubw'amakosa nakoze, ubucupa nateye abasifuzi bari ibiyobyabwenge nabaga nanyweye. N'igihe nageraga kuri stade umupira wenda kurangira, nkabaza uwatsinze igitego bukeye. Nashimye Imana ko nongeye kunyura hano iyi nzira, nzi kwamamaza ubutumwa bw'iyaduhamagaye ko ariyo kwizerwa. Haleluya! Ni nyamaboko ishobora byose. Ibana nanjye muri ubwo buzima, none nanjye nsigaye nitwa umutware. Uzi ko turi abatware mu ngo zacu, mujye mubigendera. Iyo ndi kumanuka hariya Ruyenzi ngiye Nyabugogo, nzi ko ndajya mu Cyahafi gusenga cyangwa ku Muhima cyangwa mu Rubonobono mu Gatsata, genda mbyiyumvamo ko ndi umutware. Aho nyuze bakavuga ngo umukozi w'Imana. Icyo usa nacyo barakikwitirira. Icyo gihe banyitiraga ibyo nasa nabyo, bakanyitirira ibisambo nabanaga nabyo, bakanyitira abo ngabo twisiganaga amarangi. Ariko kubera ko yaduhamagaye ariyo kwizera, yaduhinduriye amazina. Imana yahabaye irandinda, abo bana batagiye babaho. Ni muri za nkoni namukubitaga nasinze. Umugore niyo yaba afite sitoke y'umuceri wa Tanzania, akagira depo y'amakara mu rugo, akagira fuso y'ubuto mu rugo, akagira ibintu byose binezeza, yajya akanezerwa kumva arahaze, ariko nta mahoro umugabo amuha. Byose ni impfabusa. Nataga nanyweza akambuca nk'umunani, nasinze ikipe yanjye bayitsinze, nkagenda mutura umujinya kandi azira ubusa. Ntabwo yari umufana, ibyo ntabyo yarazi.
nkamuraza hanze nkitotomba nkagera mu rugo bimwe nariye mu gasozi byose nkaba ndabigaruye akarara arwana nabyo akora amasuku amafa wari hano Imana izaguhisha yarihanganye niyo mpamvu nanjye nagusezeranyije uko nzaba nshoboye kose mu bushobozi urabizi aho nkorera urahazi hariya hepfo aho mvuga ikigane n'undi uzahasanga wese kariya niko gasima kanjye kuva iyo myaka yose cyakora ncomokayo ngiye mu murimo wa data nkacomokayo ngiye kubwiriza i Bugande nkacomoka nje hano kubabwira ko Yesu agira neza gasima kanjye ni haranya Nyabugogo kwiseta ya bisi zijya mu mahanga umutima w'igihugu Nyabugogo niko gasima kanjye uhansanze niho nshakira ubuzima bwa buri munsi iyo nagira umugisha Yesu nkaramukana nawe akampfumbatura ikiganza akampfumbatisha nanjye namubwira ngo ngwino dufatane akaboko nkamutemberana hano mu marange mbese ubwo Yesu aravunja ubwo Yesu yamvunjiye ibyo byose akaba yarabimbabariza akama agakiza ngomba kumutetesha kuko nawe azi ibipimo nambara umubyeyi umenya ibipimo umugabo yambara hari abagabo batazi ibipimo bambara ubazimunda ibipimo nambara azi uburebure bw'ipantaro nambara azi kote na nomero nambara arabizi nanjye ngomba kumenya icyo umutima we ukunda kimunezeza imyaka yamazeho yibana yigendana yimama yipapa isakoshi yo nyifite turimo tugenda Nyabugogo mbese ndayifata maze kubana na tumaze gusezerana sandaya nabanye nazo zajya gasinduka oye ngo bakwambitse amapingu rero ngo ni impeta iyo babivugaga nambutse ndi kumwe nawe babona nyambaye impeta bavuga ngo wemeye cyango bakwambitse amapingu nayigeraga buke nanjye nkagenda mbyirata ubundi ugenda ubyirata n'abazimu bakazezengera mu bintu nakora yaba aragisiga gusiga impeta iyi mpeta yisha abazimu mbese data wenyine ayo ni amahirwe abonekera muri Kristo nagiriye umugisha yuko ari we wakiriye agakiza mbere yanjye mburiza ubutumwa bwiza biramfata bimaze kumfata musezeranya yuko nanjye aho azajya ajya mu murimo w'Imana mfite umwanya abana namaze kuboroganiza telefone yabo itari bumpamagara nzajya muherekeza nabashimiraga Imana